n'abakazana babiri Yesu nashimwe abafana barakunda cyane Jakuri mikoro twumve yanambiye mu rugo akambira ngo njye gukora iriya mwana wawe umuhereza umeze kuri ya koko ajya kuzira abanzi ariko njya kugisha inama ababyeyi babiri ese uriya mwana koko mukore mu rugo ati ntusengere umwana umugabo wati genda umukore mu rugo atazagana nanjye ndi ese koko nzakora iki yumva icyo ababyeyi bambwiye ababyeyi bakirwa gutyo ndamwihorera uwo mwana nawe ati nibuka ko yigeze kuvuga ngo izamurinde gushaka kabiri ari umwana muto none nawe yahanambiye none baricaye ni muzima mwana yakuyemo inda kabiri kwirukanka kigwa hasi atora bakajya kujugunya ndayikubita ndijya ariko maze ni muri ibyo bajyana mama uri kumubyara mukuza ari hano mwabyemera karibu ariko noneho uwo mwana w'umukobwa yigumana n'umugabo agiye umugabo amugenda baraje babaye munsi wanjye bahamara ukwezi amuri hanyuma bavuga se ntajya gusenyera umugabo ukurikirana umugore we nzabivamo bizabishobora none se mwana akamugendaho nimumunyaga akazabura undi kandi amugendaho nzamugirana aguma mbarira ibyumba bibiri cya salo n'icy'abashyitsi nanjye nzibereye mu gikoni hinjira mu cyumba njya kuryama umwana rero w'umukobwa ubwo inda ebyiri nizo zagiye izindi hamwe no gusenga maze kubyara gatatu abahungu babiri n'umukobwa umwe amen bana yarakuze rwose bana yahabwa icyubahiro navuga byinshi ngatinya byinshi cyane aya maso muraba ndi kurebesha aya maso yaravuyemo neza yaje ngeze kuba inteko umwana agiye kugura imiti kamembe bamvana imibirizi ngeze kuba inteko bashatse kwituma ngiye muri wese gusa nkamenya kujya muri wese gute kuko nabona kumva rero mwana aya maso ntakiri mwana nzagushimira se nzajya gutambira ntabona ubwo rero amaso arimo kureba arishimye gusenga naravuzwe nawe ugirira ariko hari n'ibindi binteye agahinda n'umubabaro n'ibikira nzaza gushima hano